ukubwira ko agukunda. Imana ikurebere mu mutima imigambi y'ababi, Imana ikurebere mu mutima imigambi y'abeza ibyo bitegura kukugirira, ubundi guhuze nabo. Imana ihabwa icyubahiro. Turabasuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze turagarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko riraza kugira ikintu ribamarira. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Muramuzi, niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane rero, reka tumwakire atugezaho ijambo ry'Imana duteguriye. Murakoze cyane. Haleluya. Yesu ni yamamare. Twongeye kugaruka imbere yanyu tunezerewe, kuko hari iminsi itambutse itari myiza, ariko Imana yarinze buri umwe mu ruhande rwe. Hari abarwariyemo, hari abahuye n'impanuka, Imana irabarinda. Hari abari bari mu bitaro, Imana irabakiza. Hari abari baremerewe n'ibibazo, Imana irabiyereka. Hari abari bananiwe kwiyakira, Imana ibaba hafi. Hari abari baburaye, Imana ibacira inzira. Hari abari bambaye ubusa, babona ukuboko kw'Imana. Buri wese mu mwanya we hari ukuntu Imana yibonye muri iki cyumweru mu ntangiriro guhera, hari n'ukundi wayibonye mu myaka ishize. Rero nanjye narayibonye muri iyi minsi, ndashimira Imana uburyo nayibonye, yumve ko nyishimye. Rero tugeze mu kanya keza cyane ko kwakirana ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko ntabwo turi bwakirane tutarabanza gusenga. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Wabaye Imana ishobora byose. Abasogokuruza bacu barakubonye, baragutabaje uraza, byari bikomeye ubaba hafi. Dawidi Sawuli agiye kumwica, amwishe mu buvumo bwo hafi ya Dawidi, ariko ntago yamwishe kubw'umugambi. Hari uko wagiriye neza basogokuruza bacu, bagirira ibambe n'imbabazi. Natwe turi imbere kugira ngo cyatuma utatubona neza ukidukorereho, ariko twumvire Imana. Turi imbere y'amaso yawe, dusabye ko waca inzira buri muntu wese udukurikiye, aho aherereye hose umucira inzira, aho aherereye hose agutakambira umwumve, aho aherereye hose umubere ibyiringiro, umubere Imana. Ngo ufasha abadukurikiye mu Rwanda, ufasha abadukurikiye bo hanze, netopa ya sirebo, ufasha abadukurikiye mu bihugu bitandukanye, kandi umuntu wese umuhe gufata ndetse umuhe kumenya icyo umushakaho. Urakoze urakarama mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Umuntu wese rero ndagira ngo adukurikiye yiyumvemo ikaze. Umuntu wese ndagira ngo udukurikiye yumve ko tumwakiriye. Umwe yaba ari mu Rwanda turakwakiriye, yaba uri kure turakwakiriye. Reka dutangire turirimba. Uwiteka, kuki watwibagirwa kandi ukatureka igihe kirekire? Utwigarurire natwe tukugarukire. Utwigarurire natwe tukugarukire. Uwiteka, kuki watwibagirwa kandi ukatureka igihe kirekire? Utwigarurire natwe tukugarukire.
natwe tukugarukire, utwigarurire, natwe tukugarukire, utwigarurire, natwe tukugarukire. Amina. Haleluya. Dushimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Dushimye Imana kuko iri kumwe natwe. Irimbyi yaravuze ngo Uwiteka kubera iki watureka igihe kirekire ukatureka, arangije aravuga ngo icyo twari tuje kukubwira nuko wakongera ukatwigarurira natwe tukakugarukira. Hari inzira nyinshi wumvishe kunaniwe, hari ahantu wageze wumva uratenebutse, wumva no kumva Imana ntibiri gushoboka, hari uko wayiterese ubona ntije, hari uko wayitakambiye ntiyaza, hari uko wayinginze ntiyaza, ariko uyu mwanya umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka yikomeza kutureka, ndakwinginze ngo tugarukire natwe tugaruke. Reka umuntu udukurikiye wabonaga hari uko byari bimeze abwira Imana yongere igaruke, Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano ku gitabo cya Samweli 2 ibice 12, turasoma kuva ku murongo wa 14 turamanuka. Murambabarira iri jambo nagira ngo turyumve neza turyuse, nifuje kurisomaho imirongo miremire, kuko nimvuga igice hasoma imirongo 2 ntabwo turi buryumve uko mbishaka, ariko ndagira ngo ndisome rwose ribe rirerire kugira ngo kurisobanura ribashe kuza kudufasha. Imana itwumvire kandi Imana itwishimire. Turasoma mu izina rya Yesu. Dusome Samweli nyine wa 2:12 turava 13. Haranditse ngo nuko Dawudi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka, kubw'icyo wakoze icyo umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani aherako asubira iwe. Hanyuma Dawidi asabira umwana ntibyamubuza gupfa. Haleluya. Hanyuma Uwiteka atera umwana muka Uriya yabyaranye na Dawidi araremba cyane. Nicyo cyatumye Dawidi yinginga uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi, aranga kandi yanga no gusangira nabo. Maze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Abagaragu ba Dawidi batinya kumubwira ko umwana yapfuye, kuko bibwiye bati mbese ubwo twavuganaga nawe umwana akiri muzima ntatwumve, biracura iki nitumubwira ko umwana apfuye, ntari burusheho kwiyica nabi? Maze Dawidi abonye ko abagaragu be bongorerana, amenyeraho ko umwana apfuye. Abaza abagaragu bati mbese umwana arapfuye? Baramusubiza batarapfuye. Nuko Dawidi arabyuka, ariyuhagira, arihezura, yambara indi myambaro, aherako ajya mu nzu y'Uwiteka, arasenga, avayo ajya mu nzu ye. Nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Maze abagaragu be baramubwira bati ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyereje ubusurira umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa
urahaguruka ujya kurya? Arabasubiza ati, umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti nta ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Ariko none amaze gupfa, ndiyiririza iki ubusa? Mbese nabasha kumugarura? Nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Maze Dawidi ahumuriza umugore we Batisheba, ataha iwe, bararyamana. Bukeye babyara umwana w'umuhungu, amwita Salomo. Uwiteka aramukunda, atuma umuhanuzi Natani amumwitorera Yedidiya kubw'Uwiteka. Amen. Haleluya, haleluya. Dusomye amagambo menshi cyane kandi dusomye amagambo akomeye. Haleluya, haleluya. Dusomye amagambo menshi kandi dusomye amagambo akomeye. Mu by'ukuri nashatse kugira ngo tubashe kumva ijambo nazanye. Ijambo nazanye riravuga ngo ahari wenda Uwiteka yatugirira imbabazi. Ahari wenda hari icyakorwa kugira ngo Uwiteka akugirire imbabazi. Haleluya. Niyo ntego y'ijambo mfite. Nuko rangu uyu Dawidi, muza amakuru ya Dawidi. Haleluya. Dawidi yari umwami kandi yari n'inshuti y'Imana cyane. Ariko igihe cyaje kugera mu mwami ngagira amashyo, agira inka nyinshi, atunga ibintu byinshi cyane. Ariko ngo hariho umukene witwaga Uriya. Uriya yari afite ngo agatama kanyagazi, muri bake we nta kintu yari afite, kuko we yari afite agatama ariko kari keza. Hanyuma rero ngo Dawidi akunda uwo mwana w'intama wa Uriya. Amaze ngo kumukunda, arangije ajya kumuzana, abari wajya kuzimanira abashyitsi be. Ata imikumbi yari afite, yifuza umwana w'intama w'umukene witwa Uriya. Hanyuma ngarangije agerekaho no kumwica. Yamutwariye umwana w'intama w'inyagazi, agerekaho no kumwica. Icya gatatu, Bibiliya iratubwira hariya tutasomye, ngo umugore amaze kwiraburira uwo mugabo we amaze gupfa, ngo nuko Dawidi nawe ajya kumuzana amugira umugore we. Amaze kumuzana amugira umugore, ngo bibabaza Imana. Noneho abantu babibonye batutse ngo Imana ku bwa Dawidi. Baravuga bati, inshuti y'Imana Dawidi yasize ibintu afite, arangije ajya kuzana agatama ka Uriya, arangije Uriya aramwishe, none ajyanye n'umugore we. Ati ibintu ntibibaho. Amagambo y'ibitutsi ngaragenda agera ku Mana. Imana irababara. Hari ukuntu abantu bashobora gutuka Imana yawe bitewe n'ibintu wakoze. Hari ukuntu ushaka gutukisha Imana bikayibabaza, ikakuviramo ibintu bikomeye, urupfu rukaza cyangwa hakaza ikibazo mu muryango cyangwa mu rugo iwawe, byaturutse ku kintu wakoze kigatuka Imana. Niyo mpamvu ibintu byo mu mwijima cyangwa ibintu bitaboneye, nuko nyine umubiri ujya urwanya abantu, ariko Imana ikwiye kuzajya ibidutsindira, kuko ni ikintu gitukisha abantu, kubera yuko hari ukundi kuntu baba bakuza. Ibintu byihangana cyangwa ibintu by'ibibazo, ubundi Imana ikwiye kuzajya ibiturinda. Nuko Dawidi rero Imana imutumaho Natani. Natani yari umuhanuzi. Aragenda abwira Dawidi, yamucira imigani ngo hari umukire ngo wabonye umukene amunyaga agatama. Dawidi ntiyamenya ko ari we, aravuga ngo umuntu niyicwe. Natani aramubwira ati, ntabwo ari undi wundi, ni we wabikoze kwa Uriya. Yo Dawidi arangije, Natani aramubwira ngo Imana yababaye kandi yarakaye, givuze ko hari ikindi irakora iwawe. Haleluya. Ariko ngo uwo mugore ngo Uriya ngo yaraje agihura na Dawidi, baba babyaye umwana w'umuhungu. Imana irarakara ibwira Dawidi ngo nari kukwica, ngo ariko ndakubabariye n'ugipfuye, ngo ariko umwana wabyaranye na Uriya agomba gupfa. Nuko ngo ako kanya bakibivuga, Uwiteka itatera wa mwana, niko dusomye, ngo amaze kumutera umwana ararwara. Hejuru twasomye ngo Dawidi akimara kumva umwana arwaye, yakoze amasengesho yo gutakambira Imana. Ngo Dawidi yari ari kuvuga ngo ahari wenda Uwiteka yangirira imbabazi. Haleluya. Hari igihe
hari igihe Imana ivuga ukumva ko nusenga ibyo yavuze biravaho, ariko ikintu Imana yavuze, niyo warara mu mazi, niyo wakambara ubusa, niyo warara mu itaka, nta kintu gikuraho ikintu Imana yavuze kirakubaho uwo munsi. Keretse Imana yonyine usenze nk'uko Hezekiya yayibukije imirimo, wenda ikabasha kuvugurura cyangwa ikabasha kugira icyo yongeraho. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo Dawidi ngo ahise yikubita hasi acyumva umwana we ngo arafashwe, kandi yakiriye message ko umwana arapfa. Yaravuze ati nzi ko Imana muri Isiraheli ari Imana igira imbabazi. Aravuga ati reka niyirize, aravuga ati reka nigaragure nk'umwami, Imana nibona uko ndi kwigaragura hasi irangirira neza. Bivuze bivuze ko ikintu cyose uko ugikeneye ntagarika Imana ikiguha, Imana iguha biturukije uko yashatse kuguhereza. Niyo wakikiye abana ngo wabibona Imana itabishatse, saa itaragera nta kintu wabona. Kwiganyira n'ubwende, kuba tugira ubwoba n'ubwende, kuba dusakuza n'ibibazo. Ariko nagira ngo mbabwire bavandimwe, nagira ngo mbabwire abankurikiye, umugambi w'Imana ku muntu ni mugari, kandi umugambi w'Imana ku muntu agaragaza kugendamo gake. Haleluya. Nuko ijambo ngo riragenda, hanyuma ngo Dawidi ngo aryama hasi, ngo arigaragura araboroga, akuramo imyenda, ngo abantu barebye uburyo ari kwigirira nabi, ngo ahise yigaragura araharara. Tunasomye ngo amaze iminsi 7 asenga, ageze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Ariko mo hagati ngo abantu baje iruhande ariko ngo baramubwira ngo Dawidi watubabariye ugahaguruka aha wa mwami we. Arabihorera, arakomeza araboroga, ariko yarazi ko Imana iri buze mu by'ukuri. Ariko Imana ntabwo yaje, kuko yari Imana yari yamaze kuvuga. Imana dusenga ni Imana ivuga bikaba. Imana nikubwira ikintu ntukibone utazamenya ko ari Imana wasenze, aho kuzaba warahuye n'abatubuzi cyangwa n'iyindi. Ariko Imana ivuze ngo iraje ibije, Imana iguhuza n'Imana ivuga igakora. Reke kuguhuza n'Imana ivuga ntikore. Nanjye mpuze n'Imana ivuga igakora, ne guhura n'Imana ivuga ntikore. Iyo Mana ivuga ntikore itandukanye n'Imana ya Eliya, itandukanye n'Imana yatanze Yesu wa Nazareti, itandukanye n'Imana abanye na Abrahamu ku gicaniro, itandukanye n'Imana yageze kwa Lazaro. Haleluya. Iramusura. Itandukanye n'Imana yiyeretse Yosefu ikamubwira wikwanga umugore wawe kuko afite inda y'Umwuka Wera, genda kumuzana. Ngo yari yabenze umugore we rwihishwa. Ariko Imana ireba umutima wa Yosefu. Imana ikurebera mu mutima umuntu ukubwira akagukunda. Imana ikurebere mu mutima imigambi y'ababi. Imana ikurebere mu mutima imigambi y'abese ibyo bitegura kukugirira, ubundi guhuze nabo. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo barangije babona umwana arapfuye, ariko ngo batinya kubwira Dawidi. Ngo abagaragu be bakongorerana. Dawidi arebye uko abagaragu bari kongorerana barira, ngahita amenya ko umwana amaze gupfa. Arangije we ngo arababaza ngo mbese umwana wanjye arapfuye? Baramubwira ngo yego. Dawidi yari yabuze imbaraga zimuhagurutsa aho hantu iminsi 7. Yari umunsi wa 7 atanywa atarya, yari ari kwigaragura hasi aharara, ngo nta nubwo yihezuraga. Kwihezura barambye ngo ntago yogaga ubwo mu maso, mbese nta kintu yakoraga, nta kwiborosa, oya. Ariko yahise abona imbaraga. Haleluya. Imbaraga ngo ziramuhagurutsa, ziramujyana ngo ajya koga. Arangije arihezura, arangije ngo ajya mu nzu ngo ajya gusenga. Arangije kujya gusenga ngo arangije aragenda yicara ahantu aratuza ariyakira. Arababwira ngo mu gihe ashaki ngo nibamuhe ibyo kurya, barabizana arabirya. Haleluya. Ariko dusomye ijambo rikomeye ngo baramubajije ngo Dawidi, haleluya, ngo birababaje cyane. Haleluya, haleluya. Ngo birababaje cyane, ngo kandi biteye n'agahinda, ngo kubera iki wariye. Haleluya. Ku murongo wa 23, maze abagaragu baramubaza bati ibyo ugize ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya? Arabasubiza ati umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira, kuko nibwiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Ariko none umwana amaze gupfa ndiyiriza ubusa, mbese nabasha kumugarura? Nzajya aho ariko we ntabwo azongera kuza aho ndi. Amena.
Dawidi ngo babonye ariye kandi ntumbi iri mu nzu, abantu bafite ukuntu bajya badutekerereza cyangwa bafite ukuntu bajya babana natwe cyangwa batureba, sinzi uburyo abantu batekereza. Rero bari kuvuga ngo ubwo Dawidi yabashije kubabara umwana akiri muzima, ngo ubwo umwana apfe na Dawidi ariyica. Ariko Dawidi yahise agira imbaraga. Imana igutera imbaraga mu kibazo uhuye nacyo, Imana ijya igutera imbaraga urugamba rukomeye, Imana igize abanzi bakiri kugushungera. Mu gihe bagushungera, Imana izajya ica iyindi nzira ikwicira iperereza mu izina rya Yesu. Nuko Imana imaze kwicira umwana, icyo yakoze yahaye Dawidi imbaraga. Arangije arababwira ati umva mbabwire, niyirije ubusa mvuga ngo ahari wenda Imana yangirira imbabazi umwana wanjye akagaruka. None umwana ko amaze gupfa ndakomeza kwiyiririza ubusa iki? Kandi aravuga sindi bwiyirize ngo mugarure, kandi nago ndamusanga aho ari kano kanya, ariko nta nubwo umwana arongera kunsanga, nzamusanga igihe kigeze, ariko we ntabwo azongera kunsanga aho ndi. Rero nimunyirekere. Hari igihe kigera ukageragezwa, ariko hari n'igihe kigera ibigerageza ukabica amazi ukavuga ngo ntegereje Imana. Hari igihe usenga ugasenga ariko ukabona ntibitirimuka, ugasenga ukabona ntabwo bivaho. Mu by'ukuri nugera muri icyo gikombe uzajya ubwira Imana iguha imbaraga nk'izo yahaye Dawidi. Mu by'ukuri Dawidi yashoboye kurya, ashobora kwambara no koga, umwana yapfuye, ariko akinginga Imana byari byamunaniye. Nawe hari ibintu bikuremereye muri iyi minsi, ndagira ngo Imana iguhe imbaraga. Ntihabeho ko duheranwa n'ibibazo, ntihabeho ko turyama mu buriri ngo tugumemo, ntihabeho ko twumva ngo biducikiyeho. Aho ku Imana yahaye imbaraga Dawidi mwiciye umwana, natwe duhereza imbaraga zo gukomera dutegereza Imana. Nuko rero ngicyo kivuyeho, Dawidi ngahumuriza umugore we kuko aramaze kubona imbaraga mu by'ukuri. Hanyuma ngarongera aramusanga, babyarana umwana ari we bise Salomo. Abantu muzi amateka ya Salomo, ni umwami murabizi ko ntawigize akira ari kumuruta. Ni umwami Imana yakoresheje ibintu bikomeye, yubakira Imana inzu. Ariko mwumvishije ahantu Salomo yakomotse. Hari igihe ugendana n'umugisha, ushobora kubana n'umuntu afite umugisha kuko uwo mugisha atari uwawe, uwo muntu ntumukureho uwo mugisha, ariko uje nyuma akamukuraho umugisha. Mu by'ukuri Uriya ntabwo ari we wabyaye Salomo, ariko muka Uriya yarahindukiye abyarana na Dawidi, Salomo aba umwami. Bivuze ngo iki? Ahantu Salomo yavuye ahantu hakomeye, ariko noneho bwa kabiri Uwiteka niwe wamwise n'izina, arakomera. Inkuru ze murazizi, Imana ihabwe icyubahiro. Bivuze ngo iki? Umuntu mubana uzajya ureka kumutera icyizere. Inshuti yawe ntugahita uyitera, ntukazajya uyitera icyizere. Ushobora kuyikorera muri iki gihe, nayo mu gitaha igakora ibiruta ibyo wayikoreye. Ushobora kubana n'umuntu ukamutesha agaciro, ariko utazi ikintu afite muri we, ariko cya kintu afite muri we umuntu atamutesha agaciro, akaba ari we wakira umugisha. Mu by'ukuri Dawidi yakiriye umwami, kandi nawe yari umwami. Salomo aza kuba umwami, anezeza Imana, yubaka inzu, kubera yuko n'ubundi Imana ngo yahise imukundira, amwishimira. Nyuma y'imbabazi ku Mana nta kindi gihari, aho kwizana ibisubizo igakuraho ibihombo. Uhure n'imbabazi z'Imana ikubabarire, hanyuma ibihombo wari ufite ibihindure n'ibisubizo mu izina rya Yesu. Waba udukurikiye wari umaze igihe wiyiriza byanze, waba udukurikiye warananiwe kwiyakira, ngwino dufatanye gusenga Imana iduhe kwiyakira, Imana idushoboze, kandi Imana idushumbushe. Yashumbushije Dawidi muha Salomo umwami, nawe hari ibyo wahombye yagushumbusha ibindi bizima, hanyuma ubuzima bugakomeza no kuyikorera. Reka dusenge Imana, wicika intege nanjye sincika intege, dukomeze kubana hamwe no kuyitegereza. Utwigarure Uwiteka, natwe tuzajya tukugarukira. Amen. Turagushimiye Uwiteka, Imana ituyahera mu gihugu cyera. Mana so umwami wacu Yesu, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana uri umutabazi,
turagushimiye kubw'ijambo duhaye. Wababariye Dawidi yari gupfa, ariko umwana uvuga ko agomba gupfa. Umwana baramwiririje arinda apfa, ariko akimara gupfa wakomeje Dawidi, bari bazi ko amukurikira. Hari ukuntu abantu batekereza ibyacu ku buzima bwacu, ariko nyemera ibyo batekereza ntibakabibone, ahubwo bajye wumva hari ibindi wakoze. Ndagushimiye rero kuko wamugiriye neza, ukamushoboza kandi ukamushumbusha abadata, ukamwiyereka. Natwe turagukeneye, utwiyereke mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.